Murakaza neza abakunzi bacu ba channel yacu bayita Iwacu Family TV. Nizere ko wakoze subscribe ugakora share, like and comment kuri kino kiganiro ugiye kumva right now. Ikindi nimba ari igitekerezo ufite wagitanga muri comment cyangwa ukatwandikira kuri nimero twashize muri caption. Amazina yanjye bayita Dizzy Wagwan, ugiye kubana nanjye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwibanda, ndagira ngo murabona location turimo ni location y'imirima. Uyu munsi twaje kugira ngo tubaganirize ku kintu kijyanye n'ubuhinzi. Hari umutumirwa wacu dufite ari bubaganirize, agende agira ibyo basobanurira ku kintu cyacu kijyanye n'ubuhinzi cy'uyu munsi. Murabibona hano hahinzemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibigori, harimo imboga, harimo amateke n'ibindi bitandukanye byinshi cyane. Turi mu gace kitwa Rwamara, munsi mu gishanga niho twagiye gusura. Twahuye n'umama wacu, aratangira twibwira kugira ngo tubane nawe ubundi dukomeze tuganire nawe. Urakaza neza mu kiganiro cyacu mere. Muraho neza. Turaho. Amazina bakwita nde? Amazina yanjye ni Mukantabana Laurence. Hanyuma nkaba nkora akazi k'ubuhinzi hano muri Rwamara, ariko muri komine ya Kicukiro. None muri komine ya Kicukiro? Kicukiro. Hano muri Kicukiro? Okay. None utuye hagana hehe? Nkaba ntuye hano Gikondo, hano muri Karugiro. Muri Karugiro? Ukaba wavuye Gikondo ukaza hano ngaha uje gukora ubuhinzi? Nkaba nkora nyine, ngiye nkora ubuhinzi cyane, nkunda ubuhinzi bwo guhinga. Nkaba narahinze imboga, nkahinga pinari n'ibigori, ariko ibigori dukunda guhura n'ibibazo, hakazamo bwa busimba bwa nkungu, ariko tukagomba gushaka umuti nyine wo gushyiramo. Ni ukuvuga ngo pinari nazo turazihinga, ariko tukabanza tugateramo agafumbire kugira ngo zibashe gufata. Ariko iyo tuzihinze turazihinga, hanyuma ariko iyo imvura ibaye nyinshi nyine birushaho kugira ngo zikunda gupfa iyo imvura iri kugwa cyane. Ni ukuvuga ngo imboga ni nziza cyane ku bantu b'abana, kandi n'abantu bakuru nabo nyine zikabagirira akamaro. Ni ukuvuga ko mu bintu bya cyane cyane pinari nizo za mbere mu zongera amaraso ku mubiri w'umuntu. Hanyuma rero dodo nazo dukunda kuzihinga, ariko nazo zikaba zubaka umubiri nyine. Ubwo rero hanyuma hari n'izindi dukunda guhinga. Izo mboga nazo ni imboga zitwa spinach, nazo zikaba ziri mu bintu byongera amaraso. None se mama wanjye, mu bintu numva uzobereyemo cyane, ko numva uzobereye mu byo guhinga imboga, nta kindi gihingwa wigeze kuba wageragezaho guhinga uretse wambwiye ko wahinze n'ibigori ngo bikaza kwatakwa n'udukoko bita nkongo? None nta kindi gihingwa waba warigeze kugeragezaho mu guhinga kitari dodo n'ibyo bigori? N'ibishyimbo nabyo nkunda kubihinga, nabyo ndabihinga, n'ibijumba, ariko ibijumba muri iyi minsi dusa nkaho twabuze imigozi, twabaye tubihagaritse. Mwabaye mubihagaritse. Umbwiye yuko pinari ngo iyo imvura iri kugwa ari nyinshi ngo zigira ikibazo. Ahubwo njye nagaketse, wenda sinzi nimba wabisobanurira abantu, kuko bumva yuko imvura ariyo ikuza ibihingwa. None ni gute imvura idakuza ibihingwa ahubwo ikaza ibyangiza? Wabisobanuriye abantu? Imvura ni nziza nyine, turayikunda, ariko buriya pinari zikunda kuba nziza ku zuba, kubera ko tuba dukoresha akazi ko kuhira pinari zigakomeza zigasa neza. Ariko iyo imvura iguye ziragenda zigapfa, mbese zisa nkaho zitinya imvura, ziba zishaka amazi makeya. Bivuze ngo pinari ntago igombera amazi menshi, amazi make aba yihagije kugira ngo nyine wenda nk'inyota yayo ishire, ubundi igakora nta kibazo. Nibyo tuba dushaka ubundi. None se ibijyanye na dodo, noneho wagiye basobanura kuri pinari cyane, noneho dodo zihingwa gute? Dodo nyine
muzihinga mu buhe buryo wabisobanuriye abantu? Dodo turahinga, twamara guhinga hanyuma tukashaka ifumbire y'imborera tukabanza tugafumbira, twamara gufumbira hanyuma tugashaka umurama hanyuma tugatera. Ubundi ari imboga na pinari ni iki cyera vuba? Imboga zera vuba, imboga zerera ukwezi kumwe. Imboga zerera ukwezi kumwe, ubwo ni ibyumweru 4. Imboga wazihinze neza washyizemo ifumbire ukwezi kumwe imboga ziba zeze. Ariko pinari zo ntago zihita zera, zishobora kumara amezi 3 zitarera. Pinari yo ishobora kuba yamara amezi 3 itarera? Ishobora kuba ntago yo yera vuba, urebye imboga nizo zera vuba, nizo zishobora kuturamira vuba vuba. None wahoze umbwira ku bijyanye no guhinga, reka twiruke gatoya ku bijyanye noneho n'umusaruro uboneka gute, ikindi ku bijyanye no ku isoko uwugezayo gute, ni gute bikwinjiriza, ese nyine bikwinjiriza gute, noneho mu bijyanye na business y'ubuhinzi bwawe ukora igenda gute? Ku isoko nyine pinari yo ugize imana zikera neza urazijyana ukazijyana mu isoko nyine ukagenda bakakurangura, umufungo uturangura nk'amafaranga 400. Pinari umufungo bawurangura 400? Turanguza kuri 400, ubwo nyine nabo abacuruzi nabo bakawushyira nko kuri 800. Urumva ko pinari urumva ko ifite agaciro kurusha imboga. Ubwo rero ibiciro ntago bingana, umufungo w'imboga wo tuwugurisha amafaranga 100. Hanyuma pinari yo ni 400 n'umufungo? 400 300 gutyo niko tugenda tuwuranguza. Ni ukuvuga ngo wagize amahirwe ukagira imana pinari zikera ntizikurumbire, ziguha umusaruro ugaragara, ukaba waguramo na cya kindi ukeneye ushaka. Kandi ufite umuryango? Mfite umuryango, ndi umumama w'abana 7. Abana 7? Kandi ibi ukora nyine birabatunze? Nyine niko kazi nkora, nkagiye nkahinga, namara guhinga nakweza nkajyana mu isoko nanjye nkashaka twadufaranga. Urashaka udufaranga, ubundi tukagufasha nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nkaba nakwishyurira abana amashuri, hanyuma ubwo rero na mituweli ukaba wayigura muri za mboga wahinze, ubwo nyine ugahahamo n'ibyo barya. None hari imbogamizi ujya uhura nazo mu buhinzi bwawe bwa buri munsi? Imbogamizi se mpura nayo iyo nabuze nk'udufaranga nyine two guhingisha, nawe urabyumva. Ubwo nyine nk'ubu ngubu urabona zino pinari zanjye zikeneye ifumbire, ariko kubera ubushobozi aba ari bukeya nyine, hanyuma ubwo nyine ubundi ziba zishaka kugira ngo niba zimaze kugera haruguru ushaka ifumbire ushyiremo, ushaka no kuzisasira byose biba birimo, ariko nyine ugenda ukora bukeya bitewe n'ubushobozi bwawe uko babungana. None pinari wagiye umbwira ngo hari udukoko twigeze kwataka igihe wahingaga ibigori. Pinari cyangwa dodo haba hari indwara zataka? Pinari hari udusimba zikunda kurwara, ubusimba bujya kumera nk'icyatsi, n'imboga tugomba gutera umuti, iyo udateye umuti nyine ubusimba bujyamo bukazirya. Iyo utateye umuti ubusimba bujyamo bukarya izo mboga zawe? Cyane cyane ubusimba bukunda kuza mu gihe cy'imvura, iyo imvura ari nyinshi cyane ubusimba bukunda kuza. Nk'ubu ngubu nyine ubu turi gutera kubera ubusimba nyine busigaye burimo. Ubu ngubu ubusimba burimo? Ubu burimo, nk'ibi bigori urabireba, ubu ibigori ubu ngubu hari ya ndwara yitwa nkongo, iyo udateye nyine ibigori ujya kureba ugasanga byabaye ifu. Ubwo rero biba bidusaba kugira ngo iyo bimaze guca inkingo biba bishaka kugira ngo ushyiremo utere wa muti kugira ngo bwa busimba bubashe gupfa. Umuti ntago ku isoko uhenze? Agacupa tukagura 2,000, 3,000 gutyo. Ako gacupa k'2,000 ushobora kuba wagatera igihe kingana gute? Nyine aba ari agacupa gatoya karinganiye, ushobora kugatera n'iminsi 2. Ariko iyo uteye iyo umaze gutera nk'ubwa mbere
utera nka kabiri ubundi bikaba birarangiye. Utera umurima mu butaka cyangwa utera ku bihingwa biri hejuru y'ubutaka? Dutera nyine ku bihingwa, iyo bimaze kumera niho dufata wa muti tugatera, kubera ko iyo ubusimba buri hejuru, kubera ko ubusimba ntabwo buba buri mu itaka cyane, buba buri hejuru ku myaka, hanyuma ubwo watera nyine wasigaye bugapfa. Hanyuma bugapfa. Kabisa nizere ko wenda nk'umuntu wadukurikiye kabisa utari usobanukiye imboga zihingwa gute cyangwa pinari ihingwa gute, ku bigori ho ntabwo twigeze tubijyaho kuko twasanze uri muri pinari n'imboga cyane, ntabwo ibigori byo twigeze tubijyaho. Hari ikintu waba uzi no ku bigori ngo ugire icyo ubabwira? Ibigori nabyo ni ibintu bifite akamaro cyane. Ibigori tubikura, umuntu arabihinga, byakwera umuntu akareka bikuma, ahasigaye umuntu akaba yasheshamo n'igikoma. Ako buriya pinari mu mubiri w'umuntu ikoramo iki harya? Pinari nyine mu mubiri w'umuntu wayiriye, mu mubiri buriya ikoramo iki gikoro? Pinari cyane cyane ku bana batoya, bafitiye akamaro cyane. Pinari yongera amaraso. Buriya pinari yongera amaraso? Buriya nyine pinari nayo wayishyira mu rwego rwa beterave? Pinari umwana wayiriye rwose aragenda akamera neza pe, kandi akanabyibuha. Ku mboga, si imboga zo umuntu waziriye we harya mu mubiri biba bimeze bite? Umuntu zimufasha iki? Imboga nazo ni nziza, zirinda indwara mu mubiri. Hari zimwe uzi mu ndwara ngo tubwire? Zimwe mu ndwara waba uzi imboga zirinda, ukaba ukatubwira ati imboga zirinda zino ndwara? Indwara ntabwo mbisobanukiwe neza, ariko njyewe imboga wenda nkurikije nuko twagiye tubyiga mu mashuri, bagiye batubwira ko ibura imboga zigira ukuntu zikora ku maso. nk'umuntu imboga nazo zirinda indwara mu mubiri. Nk'umuntu utabasha kureba neza, iyo yagiye azirya bituma mu maso ibintu bituma areba neza. Muri make zishobora kuba zoza amaso. Urakoze. Bino bintu bukora nyine hari ukuntu bitunze abantu benshi, bibarinda inzara, sibyo? Umuhinzi buriya ni umuntu ukomeye cyane kuko arinda inzara benshi. Urumva aramutse adakoza ku kazi, ushobora gusanga hari ingo nyinshi nyine zibuze imibereho myiza kubera yuko umuhinzi yahagarikije akazi ke. Urumva rero umuntu ukomeye, kugusura byo ni ngombwa, tuzagaruka, kandi wakoze kutuganiriza pe, twishimye kandi urakoze, sibyo? Namwe murakoze kuba mwaje kunganiriza, mukaba muje kureba n'ubuhinzi bwanjye. Imana ibarinde. Urakoze cyane. Mwari kumwe nanjye kabisa, amazina yanjye banyita Dizzy Wagwan. Mwakoze kureba kino kiganiro. Nimba utakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, like and comment. Ikindi muri comment harimo nimero zacu, waduhamagara akagira ikintu tubwira cyangwa akagira ikintu dusaba cyangwa ku gitekerezo cyawe ukagitanga, ubundi tugakomezanya kuri channel yacu. Kora subscribe kuri Iwacu Family TV. Mwakoze kubana nanjye. Murakoze.